salama janti aho muri Afrika bimeze bite? Pasi mbabarira man ntukambaza amakuru yo muri Afrika niba yashaka amazazo yirebere bro. Akoze ko barakeno no byagenze gute mwana? Sha pasi reka nkubwire man. Reka ngiye buriya nta mu diaspora zongera kumfatiraho furi kabisa kuko maze kubona ko nk'iyo mwabuze icyo mukora cyangwa wenda murangira akazi kanyu cyangwa mufite irungu nibwo muhamagara abantu man mukabafatiraho furi man reka nkubwire. Jya wihangana bro, jya wihangana. Nanjye mba ndi mu kazi man. Akoze ubwo ibyo byose babiturutse he mwana? Biturutse pasi reka nkubwire wowe nkwibandeho man wenda utazagira ngo wenda ngo ngende kana gushyiramo imiyaga man wowe uri umuntu w'imbwa cyane uri umuntu w'imbwa n'abandi ba diaspora wenda bajya biyongoza bakoreza nk'amadolari 10 n'iki ariko warankoresheje man muri uyu mwaka naguhaye amakuru menshi ukahamagara wabuze icyo ukora tukaganira ariko man wagiye ureka kubanza byize no kwita umuntu imbwa ukamenya n'icyo nguhamagare byibuze nanjye rega ndi umuntu utekereza wari kubanza ukamenya ese ni iki nguhamagare umumagariye iki se nanjye ibyo ngibyo yambwiraga nanjye ndi umuntu utekereza ushyira mu gaciro wabwiwe n'iki ko ntaringiye wenda kugira icyo nkora Pasi rega mani subize ko n'umukomedi mani bari kwikina mani bari joke mani ikinira kabisa nturakara ntarebe reka nkure kube wikinira Shut up!